ati buriya chelina yatwaye Kimenyi namutwaye hese man nanjye ubu ibintu byaranyobeye sheri bwira abantu abo bantu bakeka ko watwa umugabo w'abandi nibyo banze umbwira Muyango twarakoranaga ariko the wave bisaba ko habaho iminsi 2 yo gukora rero twicamo ibice hari iminsi aho dukorera ku kazi dufite iminsi hari iminsi myinshi ari aba host bakeye so biba ngombwa ko Jokes akora kwa gatanu ngiye ngakora kwa gatandatu ngakora ku cyumweru yego ko Muyango ukuntu mubona arabona bamutwara niyo waba ufite Muyango aracanye ku maso ubona nta ku maso uriya mwana se wamusiga ukajya ari wowe wenda katu none sere ari nkawe ari nkanje wamusiga ujya ari nkanje nagiriwe ubuntu Muyango ni mwiza Muyango n'umukozi Muyango n'umwana mwiza indi mpamvu uramuheruka yego muheruka ryari reka ngusuze cyane nkwifurize kugubwa neza aho uherereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse hanze yacyo reka mbabwire ko kabisa muri abagaciro na Iris TV ndi kumwe na Emilie nyine nyuma ya kamera nubwo amabuta mubona ariko abahari abahari habaye kabisa afunzemo kijene nge ni Blaze nk'ibisanzwe iteka ryose ndi kumwe n'umwe mu bakobwa angiye kuvuga ngo ndi kumwe n'umutegarugori ari kumpitana sheri bite ni byiza Blaze meze neza cyane shaka ukuntu uba wiyambariye akemira araza kubidufasha wenda hari ukuntu uba wiyambariye ngewe nabona ngiye kuzaba umufana nyamara akaga kwituse inkweto ni umutipe uzicuruza yitwa Broski Harris ariko banza ajya kwambika ibintu byinshi n'ushize wigeze kumubwira ariko naka gift sha mu kwezi abantu bari mu Rwanda se twakabona nuwo nguzicuruza shawo umuntu tugomba kumutwikira kuri Instagram itwa gute Harris Gray I think Harris Gray kakano ni keza umuntu akagoye ninde yo gatuma ndira mu kiganiro oya n'umwana wanjye witwa Naila bitumye ngira amatsiko urumva abakobwa beza nkamwe amagift arababera hari igihe wabona ari n'umujama akaguhaye washa ingwe n'umukobwa we cyangwa ushaka ukama naye naye ari mfite nje biremewe kuko nanjye nose ngiye ntumpaye gift umpaye wayibonye oya kuba twicaranye byonyine ako Blaze reka ushaka kubeshya abantu kuba twicaranye gwera kera kabisa sheri impamvu uri mbanzanyemo akantu ka gift y'abajama hari ukuntu abantu b'abakobwa beza nkamwe mubenga ufite umukunzi no misi ko nta muntu uri kunereta sha kwizina ry'Imana wallahi usaba tipe bari mu biki ariko basigaye barigiriye mu Kwanda hari sinzi azabanza ncombere kwajyayo niko koko se nta muhungu uri kukureba nta musore izina ry'Imana nabankwibeshye byagenze gute sinzi ndategereje sheri urumwe mu bantu bari guhostinga ama event akomeye mu gihugu navuga ko nta misi itatishira udahostinze ikintu muri Kigali kubura n'abantu benshi cyangwa amahitamo yaranze cyane umwanya ya mukeya tugira nabo abantu siko baje guhavinga fan bajya no kugutereta hoyas cyokora Bernard ari kubeshya reka no kubyibaza muri no minsi bikancanga reka nkubaze nkaburiya mu hosting event muri abakobwa beza pe ngira ngo ukorana na Muyango rimwe na rimwe ubundi ukikorana buriya ntago wajyazamo guteretana cyane nk'umuntu akaba yaza nyine akakubona akagusarira shayibaza ko batajya banereta niba ko nkunda gukorana na Muyango kandi Muyango ari umumama ahita bavugana n'uyu naye menya kuzesha ari umumama ntago babatereta oya ariko hari igihe abantu baba bazi ukuntu ibintu bihagaze bakipowera ese buriya Kimenya bifata tesheri sinzi ariko nasi kumva batamutereta bifata ate namenye uko bifata bamutereta ariko we baragutereta ntumbeshye wallahi si banereta ahubwo bambabare batangire kunereta abasore muri mu biki muraryamire mwihitiyemo kujya mwibera nyine bantuza reka twikomereza ikiganiro ndi kumwe rero navuga ko umwe muri barwiyemeza mirimo afite byinshi akora ariko by'umwihariko ni gutegura ibirori bitandukanye chelina ibi bintu byo gukora ibirori cyangwa se guhostinga ama event byatangiye gute byari bihari kera ariko bisanye bidafite imbaraga cyane guko ndibuka ko kera Tete yarabikoraga Jokes n'undi ndamwibagiwe nanjye nakozeho ariko bidafite imbaraga dusa nkaho bihagaze nyuma rero bisa kongera birabyuka abantu igihe wabitangiriye umwaka kera se cyangwa ubu ngubu ejo ndi duhe ni kera hashize se nk'imyaka ingahe numva 2017
nawe uzenganira n'umuntu kararambwira ati wazambabara ukamuzana chelina uwo muntu usamubwiye akaza kuza no munsi ariko ntago nzi niba ikiganiro mu gisoro no munsi ariko turagisohora uno munsi kuwa gatatu the wave ndabandiyo hari Remera hari mu Giporoso namina mu Gisimenti ego mfite n'umugest witwa Ange B turi gukorana no munsi kandi abantu baramukunda sinzi no munsi ndamuzi Ange B abantu bakurikirana chelina kuri Instagram ngira ngo nabo baramuzi ese kucyo hise mugushyiraho Ange B kuri profile yawe ya Instagram urankopeje n'umushiti wanjye no best friend wanjye nta muntu urabakeka ko mukundana by'indani bya bindi bavuga vy'indani abantu babivuga neza turabashuti ariko n'undi dukundana by'indani hari cyane cyane ntabwo ujya ugira amatsiko yuko abantu bazakeka ko ari kuna abakobwa mukundana cyane navuga ko abenshi bakeka ko harimo ikintu cyo kuba umurezi bien oya ntago twari twageze kuri urwo rwego dukundana biri mu rugero Sheri nta muntu urabakeka kuko profile yawe nanjye ndayikemanga kucyo utashyizeho basi wenda umujama basi ugashyiraho Diamond ko nabonye ari we mukunze cyane nase ko nta mungu ufite agira umungu bigaragaza nyine kibazo ba Emilie baragundira nta kintu batanga niko ubwo Ange B nimugoroba barabahari arabahari kabisa ese ghosting buriya bisaba iki kugira abantu baza ari benshi mbona wujuje dore na nubwo ujya umvugisha muri event yo ikoze ndaza buri genga sanga watwitse dore buri mu kirere ikintu rero ghosting mbona bisaba nyine bisaba yenda kuba ufite abantu bagukurikiye ugasharinga ukabasaba no kuza ndibaza ko hosting abantu bose bayizi no kughostinga mu rugo no kwita ku bantu watumiye kabaza nameze neza nabo babona bakire neza nyine na next time wabona handi hantu wagiye bakavuga uriya muntu abayatwakire neza nahari reka tuhagere hari ukuntu uvuze ngo tugasharinga musharinga iki nyine gutumira abantu cyangwa ni byose gutumira abantu byose iyo bahageze oya kubatumira gusharinga post mbere ndi kuvuga ni hejuru hora wibuka muri events zose wakoze ni hejuru hora wibuka uvuga uti ijoro sinjya nigibagirwa kuva natangira guhostinga ijoro ntajya nibagirwa cyagenze neza ni irya mbere na hostinze ho muri Bugalo ese Bugalo yagiye reka nsuze mupenzi na Kate yasha uriya munsi byari byiza bafunguye handi ku Gisimenti ariko umve ngo sinzi ukuntu bayita ntago nzi ko bavuga none se niba ari Inferno none se ko ntago ako sinabisubiramo ntago uzakorera yose ko tara hameze nka restaurant ni bana restaurant yatanga vibe ya restaurant ntago ari ahantu huko bana bashaka kurya banywa twine mu muziki tuje agare byandi byo gusakuza bya bintu by'imiziki ya danje wapi uwo munsi rero nibwo nishimye noneho undi munsi nibaza ko ndibuze kwishima cyane ni iri joro babikora ijonda ndibwishime pe abantu mujya the wave dore mugende mushyigikire chelina mushiki wacu atera imbere business ni nziza kuyishyigikira bigikunda kandi n'abandi bakobwa bavana amaboko mu mufuka chelina reka twigire noneho ku nkuru nyamukuru watangiye ngira ngo hashize iminsi ukorana na Muyango ntago mugikorana byagenze gute kuko nahoze rwose ariko ndaza kukakubwira ndaza kukakumeneramo mu kanya ndakubwira uko bimeze banzu kamenere hoya banzu mbwire Muyango twarakoranaga ariko the wave bisaba ko habaho iminsi ibiri yo gukora rero twicamo ibice twakoraga ku cyumweru turi babiri none ibi byabaye ngombwa ko mwakora kwa gatandatu undi agakora ku cyumweru tugabana gutyo ariko iyo bibaye ngombwa ko dukora collaboration nyine n'abandi ba host niyo yaba atari Muyango gusa n'abandi turakora niyo bibaye ngombwa hari igihe umuboss abona akeneye imbaraga zanyu mwese ko tugiye dutandukanye buri muntu wese afite umwihariko we mu byo ari gukora rero byabaye ngombwa ko dutandukana nyine kugira ngo twuzuze iyo minsi yose bisa nkaho mwimukiye navuga ko the wave ariho mwimukiye nyuma yuko mwakoraga Bugalo buri gihe ngira ngo mwagiraga na none event every Saturday ariko byananyuzamo abari ikintu cyabaye cyadanje mu hostinga ngira ngo nahita nkubwira rero kaka nongeye kukumeneramo umuntu anganiriza ambwira ati buriya telefone yanjye yari imenetse ati buriya chelina yatwaye Kimenyi namutwaye hese man nanjye ubu ibintu byaranyobeye Sheri bwira abantu abo bantu bakeka ko watwa mugabo w'abandi nibyo sawa namufite
kuko ntawe mwazanye. Exactly, ibyo urumva birasobanutse. Urumva sinanabivugaho byinshi, urumva ni famille y'abandi kandi nubaha. Ariko nyine nteba nawe mfite bivuze ko nawe natwaye. Ako nta byabaye. Kandi nyiri umugabo ahari aboneka. Nta byabaye nyine abantu bamenye ko nta byabaye. Uwo muntu rero yabaye nk'undabuye atego chelina ati ntibabimenye uracyabona bakorana. Ni bya bindi bya rumazi bigomba kubaho. Oya, hari iminsi aho dukorera ku kazi dufite iminsi hari iminsi myinshi ari aba host bakeye. So biba ngombwa ko Jokes akora kwa gatanu, ngiye ngakora kwa gatandatu, umwe ngakora ku cyumweru. Yego. Ya birumvikana ubwo utatwa mugabo w'abandi urumva byahise bituma nekereza cya kintu. Ko Muyango ukuntu mubona arabona bamutwara niyo waba ufite. Muyango aracanye ku maso. Ubona nta ku maso uriya mwana se wamusiga ukajya. Ari wowe wenda katu. None sere. Ari nkawe. Ari nkanje wamusiga ujya. Ari nkanje nagiriwe ubuntu. Muyango ni mwiza, Muyango ni umukozi, Muyango ni umwana mwiza. Indi mpamvu uramuheruka? Yego. Muheruka ryari? Muheruka ku cyumweru. Ku cyumweru. Hari anniversaire yawe si ku cyumweru ra? Ariko nayi celebrating kwa gatandatu. Kwa gatandatu. Nubundi byagombaga kugwiramo iryo joro nubundi. Joyeux anniversaire nibagiwe kabisa. Natangiye nabi. Ubwo rero Kimenyi urumva byari bise bituma mbihuza na Platini. Yego. Yego ndabirenze. Bitumye mbihuza nabyo. Nta gutwara buri umugabo w'abandi birenze cyangwa ze gutwara umugore w'abandi. Bira bintu chelina ari wowe ishyira mu rugero rwa Platini. Wabigenza ute bikubayeho? Story warayumvishe? Narabifasha kurereka nkubwiza ukuri Blaze. Mbarumbwiye umuntu nkanjye uri single dafite na sheri udanateretwa. Umbwira ukuntu namenya ibyo bintu. Yarumva ibyo ni ibintu umenya wabigezemo. Urukundo rubaho ushobora kumubarira, simbizi ko ari n'ukuri, nta kintu mbizi wa mu by'ukuri. Ariko urumva nkubwiye naba nkubeshye kuko simbizi ewe na sheri bari banwana na sheri nawe arirengagize miriye wanyumviye ngo nta nubwo ateretwa. Wenda babona batangiye muri no minsi nawamenye. Babona batangiye kugutereta. Ibyo nta kibazo. Ari wowe noneho inama wagira basi uramukobwa. Biramutse reka tuvuge kari story nk'umugani wabaye. Ariko nubwo inkuru ari kimomo burya nta nduri vugira ubusa. Ako sinibaza ko none se hasinti bizi gusa ko nawe ubabaye. Bibaye ari byo cyangwa n'undi muntu byabaye uko wenda byari byose araho byabaye. Ushobora kuba itari kuri Platinum ariko byarabaye ku bantu. Abakobwa cyangwa abagore cyangwa amatwi yubaye. Iyo wemeye kubana n'umuntu uba wemeye nyine. Wumva ishari bitagenda neza cyangwa ibyo mutumvikana wamusezera. Ngiye sinimamya ko waguma mu rugo udabishaka. Hamundi ugatangira gahunda za pe buri munsi uko byumva pe. Buri munsi uhinduranye. Uko byumva ariko biteye isoni n'agahinda. Umuntu wese w'umubyeyi cyangwa umukobwa ubikora. Yo disi chelina bumusha amiriye ibisore babiri he koko ibishuti byanjye. Chelina kubaka neza ati rwose nge nakwemera urugo nka runambamo. Ariko chelina ushobora kuzaba umugore mwiza abantu. Nurugeramo kabisa uzaba ushikamye. Sha bremba unsengera cyo kuranda ugeremo. Sheri uba wumva nk'umusore wakwifuza ameze gute? Cyangwa se waza wese wamwemera ugiye kumbera ari umuntu. Ibyo byari kera nyiri umwana njyaga numva nifuza ariko naje gusanga abo nkunda ngenda uwo nguyeho ari wo ngwaho nkamukunda nkasanga nta kintu na kimwe afite navugaga. Naje kubona urukundo nyine bite ura n'umuntu nyine mugakundana. Uheruka gukundana ryari? Turavuga ibintu by'urukundo nkabona emotion ziraje nukuri kwimana. Ngiye bafite urukundo utambona uko nshaka. Uheruka gukundana ryari? Mwaka ushize. Nago nakundanye narakunze. Warakunze. Ntago nsajije neza. Ntago uwo muntu byaguhiriye. Kandi naramukunze tutarakundanye. Waramugire crush. Ntago bimubwiye? Naye mubwiye yambwiye wapi? Kwizina ry'Imana. Aba mu Rwanda. Oya? Abahanzi. Birumvikana ihangane. Urukundo rurajyana buriya. Urukundo rwarandiye rero nanjye ibyo narabyumvishe. Gwaraguhangayikishije koko. Birumvikana. Ahubwo nahita noneho nigira ku kintu kijyayo rubundi no kuba Chelina ari single uri mwiza gutyo. Ubimanaginga gute? Ibyo by'ubwiza wenda sinari mbizi ariko uri mwiza Chelina. Cyajura ko. Oya.
urumva ari igihe abantu badatambutsa message urabizi uri inshuti yanjye kuva kera ariko ndabikubwiye ubwa mbere mbikubwiye yego ubimanaginga guterera ibyo bintu kuba uri mwiza gutyo ngira ngo abantu baza mu ma event yawe abenshi baba bakurikiye shape yawe cyangwa se n'ubwiza no kumutima abantu baba basohotse baba basohotse urumva baraza bagavinga fan rimwe bamwe bakaba banagasoma ku buryo ntabwo bagasoma ngo najye no kujya no gutereta muri ayo masaha ntabwo bye byakubaho ko umuntu yagutereta kuba ufite iyo beauty yawe noneho ukaba uri na singo kandi nkuko nabivuze ushobora kuba ubenga oya kose banerese se ntabwo bajya banireta cyo kora sinzi ikibazo mfite namuheruka kugutereta chelina ahubwo binyanu ntajya murana se ko batajya banetara sinzi ikibazo ubwanukira tugomba kubisengera ujye usenga reka nkubwire ndashaka ko usengera abantu bose bahindutse oya reka tugakubitemo nonaha tugakubitemo nibura abantu babone ko rwose oya ndasenga cyangwa nawe uri muri baba sengesha ko ndasenga umuntu nzi arabizi cyangwa nawe uri muri baba nagira umuntu ubunzi atere comment uri muri baba bakobwa bavuga ngo barashaka abagabo ba pasiteri ngo bamaramaje ngo noneho maze nsenga no kwa gatatu cyane ubu ngubu nakubashye sure yo chelina urakoze cyane oya ubwo impamvu ugiye mba mbikubashije chelina twari turi kwiganira ku kintu kijyanye n'ubundi n'uburyo urukundo rwawe rumeze ubona muri system mukoreramo zo guhostinga every night mufite event runaka ubona byoroshye ko umuntu yabona umukunzi burangiye misena nabitekerezaho ubona byoroshye ko umukunzi yaboneka byoroshye ukaba cyangwa niyo mpamvu batagutereta sheri babona urari ijoro batakufatisha aha nambere se ko nanjye kurira ko batanirese nambere ntibanerese sheri ko muntu ufite agahinda abwe by'urukundo tubivuze by'urukundo byagucanze oya bimwe mu bintu reka nkubwiye chelina ngiyewe reka nkubwire ibintu bya football byarancanze nawe by'urukundo mbyemere ko byagucanze byarancanze ubemiriye asubiza amerwe mu isaho yashikaga kukubwira ko agukunda byancanze kwa ko namubuze ubwo niba hari nyine twakomeza nuko wanze kutubwira ngo umuhungu ukunda nyine yaba ameze ate umugabo umusumba wamwemera seriously mugatembera kwa Rubangura mujyi wose City Plaza mugashopping utuntu sure ufite nka ese ubundi uravuze ngo uri muremure cyane ufite nka ureshya gute ndi muremure metero 2 ziruzura ntago zuzuye ugereranyije ariko haraburaho imwe mu mikino wakinnye ukiri umwana uracyayibuka urumva harimo iby'abana nyine ntabwo ari byo mvuze ari kiravuga imikino nyine isanzwe yo ku ishuri ukaba warakinaga nka basketball volleyball cyangwa football niye mikino wakunze gukina basket nageragejeho gakeya byacagamo ntabwo byacaga nanakinaga biraho utamenya ubu ngubu bakubwiye uyu munsi uri umuhost wa mbere nakwemera ko mu bakobwa bahari uyu munsi bakubwiye bati turakwakira none mu bijyanye n'imikino wahitamo gukina iki akibyo abantu bikuremo nakina basket n'ubundi bakina basket uheruka kwireba ryari ntabwo bwira amakipe abiri yo mu Rwanda basket ukuri ntayo meruka so na aperi ntabwo uzi ko ifite basket ikomeye simbizi nibasko narajya no muri arena ese sheri na rwose sheri na hosting ibirori byiza biryoshye ariko unangiye kugira amakenga neza ubujye supporting abandi kandi bo baza kugusupporting nzatangira ejo ndi ngo sibagiye kuzagira buri munsi nzajya mba ndi buri munsi rega naga ari ngombwa cyangwa ariko ushobora no kuzajya ugiye kwirebera umugabo da ntawamenya kwirebera nde ako cyabre cyamfitiye umugabo ko babimbwiye cyane bigutwaye iki giyeyo karuma kori byaba ari byiza ariko umuntu aje kugutereta rwose akwemera avuye je ntabwo ndiyumvisha umukobwa mwiza nkawe wa hari singo shasho twabivuye ibyo bintu reka tubisoze gutya nyemerera umuntu aje wabyemera bimeze neza ibiki bimeze neza nyine ameze nk'ukuntu mbishaka turahageze umuhungu ukunda aba ameze gute mu byukuri wowe
wumva ukuntu bimeze uvuga uti wenda bameze gutya umuhungu ukunda Imana bitaye byahinde byo kuvuga gutyo gusa ku munwa ukunda Imana undi umuhungu ukunda gukora undi umuhungu ugira isuku ibyo bitatu uvuga amagambo makeya ubwo abanyamakuru rwose duhemberwa umunwa tuvuyemo tajyana ibyana abantu bavuga ngo banze akabirengaho ibyo ni ibintu nyine no kuvuga ngo abantu bashaka gutereta chelina mubanze mumenye ko kubukunda Imana ni icyambere cya kabiri amagambo make ubwo reka nihanganisha abantu bose abo bayago bashuti banje bose ba Irene ba Emi bose mumenye ko chelina tabemera harya kandi kanori wongeyemo agira isuku kugira isuku kuri wowe umuhungu ufite isuku abameze gute isuku nyine ufite isuku gute ufite isuku wose meze neza woze ufite isuku koko pana kwitera parufe gutyo gusa utakarabye byari byakubaho kobera igitipe kitakarabye kiteye parufe bimera bite bari bibi byambayeho kandi ubwo wabona ari muri event nyine ni mugoroba Jesse ko yatwite byambayeho gusa ntabwo byabura ibyo ngibyo ntabwo bijya bibura dusoza gira inama arabakobwa birirwa biryamiye abenshi ubundi numva babita ngo abaslay ariko slay kora ntayibaho haslaying umuntu burya udafite akazi gira inama urubyiruko rw'abakobwa cyane cyane ngo ni igitsina gore cyumva ko abatipe aribo bazahindura ubuzima bwabo sinzi ahantu ibyo babivana ko ibintu bigenda binahinduka abatipe abenshi nabonye nta n'umuntu ugikeneye umuntu wicaye cyangwa uri aho ngaho udafite ikintu ari gukora rero wavuga gukora kubera ko imyaka iri kugenda ye mu myaka ishize nabonaga ndi umwana ndi kureba imyaka mfite nkavuga se bigenze rero abana nibashaka imirimo yenda hari igihe itaboneka ariko urakomeza ugashakisha amasocial media wirirwaho hari abana bajya banyandikira bambaza iby'akazi kambaza ati ntabwo wambonera akazi rimwe na rimwe nkaba nabipostinga nushaka nawe umukozi nawe akabibona agatanga akazi aho kugira ngo nyine shaka ahantu hose wasesera ariko ushaka imibereho wow usibye guhostinga n'iki kindi kintu wakora igihe guhostinga urabizi guma mu rugo twigishije ibintu byinshi cyangwa se covid-19 hageze igihe ubona ko akazi kabaye nkagahagaza ahantu henshi navuga ko namwe icyo gihe ntimwakoraga abahostingaga izo events bose nta club yafunguraga nta kabari usibye kurya no kuryama no kureba film n'iki kindi kintu wakora mu gihe akazi ko guhostinga gahagaze club zifunze ibintu bijyanye n'ubucuruzi urabizi ko ari ibintu bya restaurant nabyo nkora ntanacuruza imyenda ibintu byinshi nyine hari ibintu byinshi wakora nyine ibyo byose by'ubucuruzi nibaje kukubaza restaurant yawe nyiheruka ngira ngo umwaka ushize good vibes iracyahari Kanombe ariko ndashaka kuyimura nkayishyira Kicukiro bituma abantu benshi bataza cyane cyane nabo tuba tuziranye ubwo nabo baho ngaho gusa ariko babandi bawe nawe warabonye ko ari kure ntabwo yaza rimwe kabiri gutyo gusa ariko ari hafi umuntu agucaka nagusuhuza gutyo kabenda ntabwo ziri cyagura birumvikana chelina noneho tunasoza rero noneho bushyashya ubu nibwo tugiye gusoza bwa kabiri abakunzi ba Elise bashobora kukubona bakavuga bati ura mukobwa se avuze ngo risingo ntange nimero yawe bazaguhamagare ndi singo ariko nago nanone mfite pressure ndatuje imyaka ntagiri kuguko jone nawe ndeba abana bavutse muri 2 mbona imyaka bafite 23 wavutse ryari se nagona ko natakaye muri 2 kubivuze ngo naga ariho navukiye muri 2 ni nyuma yaho chelina uracyari muto bana ko niba Emily afite 23 wowe ushobora kuba uri muri 20 something muri 20 aho ngaho ngira ngo nari wayimi yongere uri kunyifuriza 23 wayiguha bivuga ngo urayirengeje ntabwo suri kubyumva ndashaje iminsi yo gukora iri kugenda ishira chelina reka ngushimire cyane wakoze kwitabira ubutumire bwacu ngira ngo abantu urababwira iminsi hostinga ubwo kugira ngo niba nta gihindutse ariko
ikiganiro kuko tugiye kugishyiraho abantu babibone tuna sharing. So far ndi gukorera The Wave kwa gatatu haba hari ladies night hama noneho no kwa gatandatu. Mana yanjye sinzi ukuntu nashimira umuntu uza umuntu wese uzaza umuntu waje nubiteganya nyine ndamushimiye cyane kubera ko iyo mbabonye mba nishimye kandi akazi abantu afata nkaho koroshye ariko ntabwo kaba koroshye kwicara ugategereza abantu mutafitanye gahunda kenshi nabo mwayihanye barakubwira ku munota wa nyuma. Wumva umeze ute? Ngiye boss anshonga cyane numva nabansohotse kubera nyine nko kurebana nakavuga ko wambwiye kuzazana abantu bari he. Rero abantu iyo baje mana yanjye baba bakoze cyane baba bakoze Imana y'umugisha nose baza n'abazaza nishi cyane kabisa. Bitumye mita ahubwo nibaza iyo mwabuza abantu nk'iyo tuvuge wo expecting agabana 100 ukabona nta wenda tuvugaje 40 baraguhemba icyo gihe. Baraguhemba biterwa nuko mwavuganye ariko baraguhemba kimwe nuko ari igihe expecting 100 akaza 150 nyine gukora business niko bimeze bimwe bimera neza ubundi bikamera nabi ariko ikiza nuko Imana buri gihe ishyiramo umugisha yahushye. Sheri urakoze cyane namwe murakoze kunyakira Imana ibahe umugisha.